reka twizere ko meze neza cyane aho muri hose mu bice byose by'isi mudukurikira kandi twizera ko mukomeje kugenda mugira impera z'umwaka nziza. Uyu ni umunsi w'umugisha kandi ni umunsi w'ibyishimo ko twongeye guhura na bamwe mu bagize igitekerezo gikomeye cyane cyo gushinga umuryango mugari w'abakina filime hano mu karere ka Muhanga, by'umwihariko kuri seri iri guca ibintu hano cyane yitwa None si kera. Nitwa Alipe Ndayishimiye, mbaye ikaze. Nkuko nirembaze kubabwira abakurikiye mfata ikiganza TV ndetse n'abakurikira cyane None si kera series, nizere ko mukomeje kugenda bamererwa neza. Imbere yanyu kuri kamera murahabona umusore ngo ni umuhungu, nyanganire. Yes, atanye twibwira ubundi adutangire ikiganiro cyacu twese tuziranye. Banyita Mva Gusenga Clement, ndi umwanditsi wa filime ya None si kera series, mubonamo abo twita abasangwa butaka. Yego. Ndeba bwa mbere ino filime cyangwa se ino seri nagize donc muri nge numvise bintunguye cyane kugira ngo igire igitekerezo cyo gukora iyi filime cyangwa se cyo kwandika iyi filime, byatewe n'iki, byaje gute, byaje ryari? Igitekerezo hano cyavuye, nabonye hari uburyo ki muri societe bo bifashe nk'abari inyuma cyane, natwe hari uburyo twabafashe nk'aho tutari kumwe nabo. Abande abasangwa butaka cyangwa se abasigajwe inyuma n'amateka. Ndangije nyuma ndabegera, sinari mbazi cyane kandi duturanye, ndabegera bampa karibu, mbona n'abantu basanzwe nkatwe twese, niko kwifuza gufatanya nabo mbageza igitekerezo cya filime, mbahereza amarore, nkoresha casting, abakinnyi mbakuramo, tubona episode ya mbere iraryoshye, n'iya kabiri iraryoshye, turavuga ati wow. Yego. Bari abantu yushize muri rusange usanga ari abantu bakunda kubaho ubuzima bwabo bwonyine bwariye no muri societe ya rubanda rugari, usanga ari abantu babaho mu buzima donc bwo guhezwa. Ese wowe kugira ngo uve ngo reka mbegere mbasage byakugoye? Ntabwo byangoye cyane, burya iyo utari winjira mu nzu ntabwo umenya ikiyirimo. Nanjye ubwanjye narabatinyaga, ninjira no mu mudugudu wabo, kwa kundi ubona bakwitegereza baba bibaze se uyu nguyu yinjiye hano wagira amahane. Muri rusange ntabwo bagira n'abantu beza, iyo ubasuye barakwishimira, aho usanze bicaye niho nawe bakwicaza, ahubwo byakabaye byiza nawe byutse ukagenda ukabasura ukareba ukuntu ari byiza, bakwishimiye. Geranye ubuzima bwabo mu gihe mumaranye n'abasangwa butaka, mumaze kwiyumvanamo compare ubuzima bwabo ndetse n'ubwo abandi bantu twavuga buhanze yabo, bo nabayeho bate, ubuzima bwabo ubona bwubatse gute? Kuko yagize uvuga ati ni abantu wenda nkuko bavuga ngo basigajwe inyuma n'amateka, nabyo kagabe kama twumve. Ese ubuzima bwabo ubona bwubatse gute? Ubona urabona u Rwanda nta guce mu ijambo, u Rwanda ruri ku muvuduko wihuta mu iterambere. Ese ubona umuvuduko u Rwanda ruriho ari urwo bariho? Ku muvuduko abaturage muri rusange bariho, abo mu buzima busanzwe n'abariya uko babayeho ku muvuduko w'iterambere ho baracyari inyuma cyane. Kubera iki rero? Impamvu ni uko bishyizemo cya kintu cy'uko basa n'abahawe akato, ari nacyo turimo turarwanya aka kanya, kuko turimo gutegura, twamaze gushyiraho ONG y'abana batoya kuva ku myaka 4 kugera kuri 15, bazajya baza bagakina n'abandi, bakiga icyongereza, bagahura n'abandi, bagashobora kwibona muri societe nyarwanda. Ikindi, kuva n'abakobwa n'abamama tubamenyereye ko akenshi ibintu byabo ari ukubumba, ari ugukora ibintu nk'ibyo. Muri rusange mfatanyije namwe mwese abanyarwanda baba batuye mu Rwanda n'abari hanze, nuko nifuza ko bagakwiye kwiga n'iyindi myuga. Ejo ukajya hariya ugasanga umukobwa wasigajwe inyuma n'amateka, ahubwo ntagakiri inyuma y'amateka, sibyo? Ahubwo noneho ari mu iterambere, noneho ya mateka yarayasize.
usanga ari gutera icyarahani hariya, ari we uboha igiseke. Ibyo nibyo turimo turabatekerezaho cyane. Nanjye nakibaza kuki atari abo badogiteri tubona cyangwa se bamwe bafite ama business, byumva yuko ni ibintu bikeneye ko buri muntu wese ashyiraho uruhare rwe. Ese Clement, bisaba amafaranga? Urumva? Amafaranga byatari. Amafaranga menshi cyane. Nkurikije projet ufite ku Basangwa Butaka. Niyo mpamvu ebana buri muntu wese aho ari yumva afite n'umutima wo gufasha, adufashe, adushyigikire, utabishoboye akore kuri subscribe, turebe cyane, adukurikirane, likinge, anasharinge n'abandi bose babashe kumenya ko babandi twitaga ko basigajwe nyuma n'amateka, ahubwo nyuma tuzagaragara ko aribo ba nyiri mateka. Noneho muri filime buri ugiye kwinjira muri story y'amateka y'u Rwanda cyane, uzasanga bariya nibo bakabaye ba nyiri mateka. Nibo bakabaye ba nyiri mateka. Iyo urebye ibikorwa bakoraga ku gihe cy'abami, kuba byabaga bimeze bataramiye umwami, buriya ngiye hari ukuntu njya niyiba nkagenda nkaganira n'abasaza bazi no kubyina, bazi kubyina, bazi kwivuga, bazi kuririmba, bazi gutarama cyane. Ikibazo nshaka kubaza ni kimwe, kuki noneho bakomeza kuba inyuma y'amateka? Ntabwo uzi impamvu bo ntabwo ubwabo aribo bifuza kuba inyuma y'amateka, kuko bakeneye igisunika. Ahubwo twebwe rubanda muri rusange tureke kubafata kwa kundi ko basigajwe inyuma n'amateka. Ese we ntabijyamo uruhare? Bo bwabo ntabijyamo uruhare rwo inyuma y'amateka? Ni ukuvuga ngo muri rusange iyo umuntu utamuhaye karibu ntabwo yakwiha karibu, sibyo? Urabizi habagaho nko mu bukwe, burya ntabwo wajya kuvumba ku muntu utazavumba iwawe, sibyo? Nta nubwo wajya gukomanga ku rugi rw'umuntu utazakomanga iwawe. Bisobanuye iki rero? Bariya noneho cya kintu bo bishyizemo nicyo dukwiye kubakuramo. Nkeka ko wenda hari n'ibyo baberetse wenda mu gihe cyashize, wenda bakagaragara ko ari ab'inyuma cyane, kuko hari ukuntu bajyaga batura bonyine. Nanjye nkikubaza, ubu ntabwo bagituye bonyine, ariko benshi usanga ari ahantu karitsiye yabo, kabangiye karitsiye ni yabo, birimo n'abandi bantu muri rusange. Leta yagiye ibaba hafi, nabo ntabwo yabibagiwe, ubu baravanze muri rusange. Ariko abaturanyi babo babegereye nkatwe, nitwe tukwiye gufata iya mbere, tureke gukinga ibipangu, tuvuniremo imfunguzo, tubahe karibu muri rusange. Clement, tugiye kugana ku musozo, barimo kutubwira impamvu wagize iki gitekerezo, mukanya tubwira n'ahantu uvanye inkunga kugira ngo byose bishyire ku murongo, kuko bisaba amafaranga kugira ngo tubone filime ijyana angana kuriya. Ndimo ndibaza, ngenda cyashimangira yuko nabo babigiramo uruhare kugira ngo bo bakomeza guma inyuma, kuko nta muntu wabuje kujya gushira ngo bige. C'est bien ça? Oya, ubu bariga, urumva n'abandi n'abatiga none. Igihe no kuba abakangurambaga. Buri muntu wese aba umukangurambaga wa mugenzi we. Sibyo, natwe tugende tubabera abakangurambaga, tubigisha ibyiza byo kwiga n'isuku muri rusange, n'abasore nkatwe tubigishe ku biyobyabwenge, bareke kunywa inzoga n'itabi, bari bumve ko n'abari imbaraga z'igihugu, bareke kumva ko kujya kwikorera umucanga n'ibumba ariyo domene yabo. Niyo cyo kintu narwanyaga. Baze bakine filime nabo bagaragare, ejo babe bamamaza, bigende biza. Urakoze cyane Clement. Urumva yuko urumwe mu bantu bifuriza iterambere ryihuse abo twita ngo abasigajwe inyuma n'amateka. Icyo kintu nicyo ndimo ndarwanya muri rusange. Ejo n'ejo bundi noneho tuzaba ari twe ba nyiri mateka. Donc tugwindirize tuvuga ngo ba nyiri amateka. Tugomba kuba ba nyiri amateka. Yego. Reka tugane ku musozo. N'iki noneho mufitiye abanyarwanda muri kino gihe, witeze iki nyuma yo gukora iyi YouTube ugashyira iyi filime? Ni ikintu witeze mu minsi iri imbere? Ubu ngubu cyatumye episode ya 3 itinda gusohoka ni ONG tugiye gushyiraho y'abana bagomba kujya biga wenda 2 mu cyumweru, bakiga Icyongereza n'Igiswahili,
dufite abavolonteri b'abarimu kuko ntabwo dufite ubushobozi bwo guhemba abarimu, bazajya baza ari abavolonteri babigisha indimi. Dufite n'abakinnyi bamwe muri twe bazi kudoda, bazi kuboha, n'abandi bavolonteri bazava impande n'impande. Abo nibo bazabafasha gukora iki, kuva muri kwa gusigazwa inyuma n'amateka, bige noneho ejo nabo bazubaka amateka. Yes, reka tubashimire cyane. Vuba aha ngaha urabona umuntu twa Clement agiye gufata irembo hehe hano hakurya gatoya. Reka tubashimire cyane ubutumwa wageza, ariko na episode ya 3 iraje. Ubutumwa bwa nyuma wageza ku badukurikiye ubundi tugana ku musozo. Ubutumwa nabagezaho, ndashimira buri muntu wese wabashije gutera inkunga none si kera series, nkanashimira n'umuntu wese wakoze sub akalayikinga akanasharinga, kandi bakangurira no gukomeza gutanga ubufasha n'ubwo muri rusange. Yes. Reka tubashimire cyane kandi twizere ko murakomeza kudukurikira. Nitwa Nipende Shimye, cyo cyaho.